Ndashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose, ikomeze ibiteho kandi bampera amahoro itanga. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo dukunda, dushimiye ko abanye natwe ukaturinda. Mana wagize neza, warahabaye, waraturengeye, yataba wahacu abahari bagiranye, ariko turagushimye kubw'imirimo n'ibitangaza wakoze mu ruhande rwacu. Mana tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi rwose kugira ngo tweze utuboneze, dukureho umugayo wose watugaragayeho mu byo twavuze, mu byo twatekereje, mu byo twakoze. Mwami tubabarire, Mwami tubabarire, Mwami tubabarire, twejesha amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo, tukure umugayo wose. Kimara kutubabarira Mwami, turagutumiye, tuguhaye karibu n'ikaze, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya, ntabari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Twemerere Mwami ijambo ryawe ritubere impamba muri uru rugendo, kandi rigira aho ridukura n'aho ritugeza, mu izina rya Yesu. Icyo twanze no gukora k'umwanzi, duhagaritse gukora kwa Satani, mu izina rya Yesu Kristo. Dutume imbaraga z'Imana kugira ngo zitugote rwose. Urakoze Mwami kumvishe gusenga, urakoze kugiye kubana natwe, icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Obadiya, igice ni icya mbere, umurongo ni wa 15. Reka nsome mu izina rya Yesu. Kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi, uziye amahanga yose, uko wagenje niko uzagenzerezwa, ibyo wagize bizagusubira ku mutwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, uyu munsi nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana, ngo umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Ni ukuri uri bugufi. Kristo ari hafi kuza gutwara itorero, Kristo ari hafi kuza gutanga ingororano. Mwene data, ese wowe uhagaze he? Ese ni iki uri gukora kugira ngo Kristo ubwo azaza gutanga ingororano uzabona ingororano z'ibyiza, uzabona ingororano z'ubugingo buhoraho? Isuzume mwene data, nanjye nisuzume, isubiremo urebe kuri kugenda uko Imana ishaka. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi, ngo uziye amahanga yose. Mwene data, umunsi w'Uwiteka uri bugufi, kandi uziye buri muntu wese, uziye ibihugu byose, uziye isi yose. Ntabwo ari agace kamwe, ntabwo ari abantu bamwe, ahubwo uziye buri muntu wese. Uyu munsi w'Uwiteka uri hafi, uri bugufi, kandi uziye buri muntu wese no mu mahanga yose. Aho waba uherereye hose, igihugu waba urimo, aho waba utuye, akarere waba urimo, uko waba usa, waba uri umuzungu, waba uri umwirabura, umunsi w'Uwiteka uziye buri muntu wese. Umunsi w'Uwiteka uziye amahanga yose. Ese mwene data unkurikiranye, wowe muri iyi minsi uri kwitwara ute? Ni iki uri gukora kugira ngo ubwo Kristo azaza nawe uzahabwe ingororano nziza? Isuzume rero, nanjye nisuzume, kora iby'Imana ishaka, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mu mahanga yose ngo uyubaha, ngo agakora ibyo gukiranuka, ngo iramwemera. Mwene data, nubaha Imana ukayubahisha, kandi ugakora ibyo gukiranuka, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, ukirinda ikibi n'igisa nacyo, uzagororerwa ibyiza, uzagororerwa ubugingo buhoraho. Ariko niwanga kwihana, ugakora iby'Imana idashaka, ugakora ibyaha, ukanga guhindukira ngo bivemo, ni ukuri ndakubwiza ukuri, uzahabwa kurimbuka, uzahabwa kuba mu muriro w'iteka. Ariko Imana ntabwo yifuza ko umuntu uwo ari we wese yapfira mu byaha. Imana ntabwo yifuza ko umuntu wese yarimbuka, ahubwo ikishimisha ni uko buri muntu wese uri mu bibi yahindukira, akagaruka, akareka inzira mbi. Ni ukuri nta kabuza, nahindukira akareka ikibi, Imana izamukura mu gitabo cyo kurimbuka, imwandike mu gitabo cy'ubugingo. Mwene data, ese uri kwitwara ute? Aho mu kazi uri kwitwara ute? Ese muri karitsiye utuye muri kwitwara ute? Ese mu bo mugendana uri kwitwara ute? Ese aho usengera uri kwitwara ute?
ibaze, wongere wisuzume, wongere wisubiremo, urebe kuri kwitwara uko Imana ishaka, urebe kuri kwera imbuto zikwiriye abihannye, urebe kuri ufite ingeso nziza, urebe kuri kwirinda, urebe kuri kubaha Imana, urebe ko ufite urukundo, urebe ko utari gukunda abantu urobanuye ku butoni, urebe ko nta na kimwe kiri kugutandukanya n'Imana, kuko ngo umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Bene data, reka mbaburire ku munsi w'Uwiteka uri bugufi. Uwiteka ari hafi kuza, Imana iri hafi kuzana ingororano. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira mu Byahishuwe ngo dore ndaza vuba, ngo nzanye ingororano, ngo buri wese mugororere ibikwiriye ibyo yakoze. Imana itugirire neza. Mwene data, ingororano iri hafi. Imana iri hafi kuza gutanga ingororano. Imana iri hafi kuza kwitura buri wese ibyo yakoze. Kandi nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo niba warakoze ibibi, ngo uzakubirwa inshuro nyinshi ibibi. Niba warakoze ibyiza, uzakubirwa inshuro nyinshi ibyiza. Kandi bene data munkurikiranye, reka mbabwire, nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo impano y'Imana n'ubugingo buhoraho, ngo ariko ngo igihembo cy'ibyaha ni urupfu. Mwene data, ese urashaka urupfu? Ariko reka nkubwire, amahitamo ni ayawe, kugira ngo uhitemo impano y'Imana aribwo bugingo buhoraho, kugira ngo uhitemo iherezo ryiza. Kora ibyiza, irinde ikibi n'igisa nacyo, kora ibyo Imana ishaka, kuko Kristo ari hafi kuza gutwara itorero. Kristo ari hafi kuza bene data. Kristo ari hafi kuza guhemba, kuko ngo uyu munsi w'Uwiteka ngo uziye ngo amahanga yose, uziye ibihugu byose, uziye umuntu uwo ari we wese, uziye akarere akariko kose. Buri muntu wese uyu munsi w'Uwiteka uzamugeraho. Mwene data, reka nkubwire, itegure, kuko uyu munsi ngo uri bugufi. Ntabwo tuzi umunsi n'igihe. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo amuhore mwiteguye, amatabaza yanyu ahore yaka, kuko Umwana w'umuntu ari hafi kuza. Kandi ngo ntawuzi umunsi n'igihe, ngo ariko ngo duhore twiteguye, ngo nkuko ngo nyir'inzu ngo atamenya igihe umujura azaza gucukurira inzu, ngo iyo abaga yamenyaga igihe umujura azazira, ngo yakaretse kuryama akamufata, ngo ariko kuko atazi umunsi umujura azira, niyo mpamvu umujura aza agacukura inzu. Ngo Umwana w'umuntu, Umwana w'Imana nawe nuko azaza atunguranye, ngo ariko hahirwa ngo azasanga ari maso. Ese mwene data uri maso? Ese mwene data uri gukiranuka? Ese mwene data uri gukora ibyo Imana ishaka? Reka nkubwire, kora ibyiza, kandi nukora ibyiza uzemerwa, nukora ibyiza uzahabwa ibyiza, nukora ibyiza uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Mwene data, nukuri numvaga nababwirira ijambo kuko riri kumfasha. Abantu benshi muri iyi minsi bararangaye, abantu benshi muri iyi minsi bari kugendera mu kivunge, abantu benshi muri iyi minsi bari kugendera mu nzira, mu irembo rinini, mu irembo rigari, bari kugenda barebera ku bandi. Abandi bahugijwe n'iterambere, abandi bahugijwe n'ibidafite umumaro. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo tube maso, ba maso nanjye mbe maso, kuko umunsi utazi, isaha utazi, umunota utazi, Kristo azaza aze gutwara itorero. Kristo azaza azana ingororano. Yesu ari hafi kuza. Mwene data, ndakwinginga kugira ngo buri munsi uko bwije n'uko bukeye ujye wita ku iherezo ryawe, ujye wita ku bugingo bwawe, wongere witekerezeho. Buri munsi ujye witekerezaho, uvuge ngo aka kanya Kristo aje, impanda ivuze, ese najya hehe? Ese
niki nakiturwa, ese niyihe ngororano nahabwa? Buri munsi ujye ubitekerezaho. Nubitekerezaho bizajya bituma uhora wirinda icyaha n'igisa nacyo, bizajya bituma uhora wirinda ikibi n'igisa nacyo, ahubwo ukiranuke kandi ukora ibyo Imana ishaka kugira ngo nawe uzagororerwe ikamba ry'ubugingo. Mwene data, kora ibyiza, kora ibyiza, nukora neza uzemerwa, kandi gukora neza ntawe byishe, gukora neza ntacyo bitwaye, gukora neza ni ubutwari ntabwo ari ubugwari. Kora ibyiza kandi nukora ibyiza uzemerwa. Imana itugirire neza. ngo uko wagenjeje niko uzagenzwa, ibyo wagize bizagusubira ku mutwe. Imana itugirire neza. Mwene data, uko wagenjeje ngo niko uzagenzerezwa. Icyo wakoze nawe icyo wakoreye mugenzi wawe nawe nicyo uzakorerwa. Icyo wakoze cyose ngo kizagusubira ku mutwe. Mwene data, ndakwinginga kugira ngo ukore ibyiza, kuko niba warakoze ibibi ngo niko uzagenzerezwa. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo icyo utifuza ko bakugirira ntukakigirira abandi. Mwene data, icyo wumva kitagushyikira, icyo wumva kitakugeraho, icyo wumva udashaka ko ari uwakikugirira, ntukakigirira abandi, ahubwo girira abandi icyo nawe wiyifuriza. Icyiza wiyifuriza cyifurize mugenzi wawe. Nicyo Imana idushakaho. Tureke ubugome, tureke urwango, tureke inzika, ahubwo dukundane kandi twirinde kwicamwo ibice. Nimureke twirinde kwicamwo ibice, dukora ibyo Imana ishaka, dukiranuke ku gato no ku kanini, kubera ko hari ingororano kandi iraza vuba. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo abantu benshi bari kubifata nk'ibisanzwe. Nowa yamaze igihe kinini aburira ubwoko bw'iwabo, bakabifata nk'ibisanzwe, bakomeza bikinira bigumira mu byabo, bakomeza bari mu byaha. Ariko umunsi umwe kuko banze kumva ngo umwuzure uratera, ngo bose barapfa. Ngo Nowa arokokana n'umuryango we ndetse n'ibifite ubuzima. Uwiteka yaramubwiye kwinjirana nabyo mu nkuge. None rero bene data, abantu benshi, abakozi b'Imana benshi, hari ibyo bari kuvuga, hari ibyo bari kuburira abantu, hari abari kuvuga ubutumwa, hari abari guhanura. Ijambo ry'Imana naryo hari ibyo ritubwira. Bene data, kubera iki abantu murangaye? Kubera iki abantu murangariye mu bidafite umumaro? Kubera iki muri mu bidafite umumaro? Kubera iki muri kwita kuri ibi tuzasiga? Ibi ngibi biri kudutesha igihe, tuzabisiga hano mu isi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo wowe nkurikiranye, wowe ugize amahirwe yo kumvira ijambo, ndakwinginga kugira ngo uririre iherezo ryawe, ririre ubugingo bwawe, ita ku iherezo ryawe. Kora ibyiza, kuko hano ntabwo ari iwacu, aha turacumbitse, iwacu ni mu ijuru. Kora ibyiza, nanjye nkora ibyiza, kugira ngo natwe tuzabe muri cya gitaramo cy'abera, kugira ngo natwe tuzabe mu ijuru, hahandi hataba amahane, hataba amarira, hataba uburwayi, hataba ikibi icyo ari cyo cyose, ngo abe ariyo baguwe neza. Mwene data rero, nawe ndakwifuriza kuzinjira muri iri juru ry'umucyo, aho uzagubwa neza. Imana itugirire neza. Kora ibyiza rero, kandi icyo utifuza ko kigera kuri wowe ntukifurize na mugenzi wawe. Ukorere mugenzi wawe neza, kandi niba bishoboka murwanye uruhande, mubane n'abantu bose amahoro. Imana itugirire neza. Mwene data, ushobora kuba hari ibyatumye urangara, ushobora kuba hari ibyatumye ujya kure y'Imana, ushobora kuba hari ibintu byatumye usubira inyuma, hari ibyatumye ucika intege. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo haracyari ayandi mahirwe. Imana iteze amaboko kugira ngo yakire umuntu wese wemeye kuhindukira, wemereye kuva mu bibi, akaza agaca bugufi, agasaba Imana imbabazi. Mwene data, niba utsinzwe, pfukama aho uherereye, ubundi usaba Imana imbabazi, usaba Imana imbabazi, uzibukire ikibi n'igisa nacyo, ubundi wongere
winjire mu murongo muzima. Imana igukure mu gitabo cyo kurimbuka ikwandike mu gitabo cy'ubugingo. Pfukama. Gupfukama ntago gusaba imbabazi ntago ari ubugwari, ahubwo ni ubutwari. Pfukama aho uherereye usaba Imana imbabazi, uvuge ngo Mana, guhera uyu munsi ndabiretse, ibyo narindimo byose bidafite umumaro, guhera uyu munsi mvuye mu mwijima ngiye gutangira kugendera mu mucyo. Imana iri bukubabarire, nawe winjire mu bazaragwa ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Ndongera kubwira abantu batari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, igihe ni iki, kubera ko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umunsi w'Uwiteka uri hafi, umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Kristo ari hafi kuza gutwara itorero, ntabwo tuzi umunsi n'igihe. Niyo mpamvu nkubwira ngo utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyawe ni iki. Umugoroba uyu nguyu niwe wawe. Fata umwanzuro, wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Umwemerera kuyobore, umwemerera kubera umujyanama, umwemerera kubera inshuti, ubundi nawe utangire wandikwe mu gitabo cy'ubugingo, ukurwe mu gitabo cyo kurimbuka. Imana itugirire neza. Gukurikira Yesu ntago ari ubujiji, gukurikira Yesu ntago ari ukubura uko umuntu agira, gukurikira Yesu ntago ari ukubura uko umuntu agenza, ahubwo ni amahitamo meza no guhitamo neza, kuko ngo Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ni ukuri, muri Kristo tuboneramo ubugingo, tuboneramo amahoro, tuboneramo umunezero, tuboneramo ubuhungiro utabonera ahandi, tuboneramo ubuhungiro bufite bwizewe. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mumwakire, kuko ntago uzicuza kurikira kuri Kristo, ntago uzicuza kugendana na Kristo, ahubwo uzasanga warahisemo neza, kuko azakuyobora no kwiherezo ryiza. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo dukunda, tugushimye ko uhora uducyaha uko bwije n'uko bukeye. Ijambo ryawe riratubwiye ngo kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi, uri hafi, ngo kandi uziye amahanga yose. Uyu munsi w'Uwiteka ngo uziye buri muntu wese, uziye ibihugu byose, impande zose enye z'isi, hose uyu munsi w'Uwiteka uzagerayo, ntawe uzarobanura. Mana, turakwinginze kugira ngo uduhe gukora ibyiza, uduhe kuba maso twitegura, mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo Kristo azaza gutwara itorero, azasange twiteguye. Mana, turinde icyaha n'igisa nacyo, turinde ibibi. Abankurikiranye nabo ndabasengeye, biteho bagirire neza, buri wese mwiteho, ubarinde kujya mu byaha, ahubwo ubambike imbaraga zo kwirinda icyaha n'igisa nacyo. Kandi wasubiye inyuma umubabarire rwose, mukure mu gitabo cyo kurimbuka, mwandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Mwami, ngo bana nabo ubagirire neza. Kiza abarwayi bakoze ikiganza cyawe gikiza. Mwami Mana, ongera usuke ububyutse mu itorero, gabanya abarimbuka wongera bakizwa, mu izina rya Yesu Kristo. Abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ubaye kumwakira. Abacitse intege bongerera imbaraga, ubugingo bwacu niburindwe nawe. Urakoze Mwami, urakoze kumvishe gusenga, kandi urakoze kwabanye natwe. Byo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze bampera umugisha, kandi yongere ibagarukeho. Kandi ndabinginga kugira ngo mube maso bene data, kuko tutazi umunsi n'igihe, ariko ndinginga Imana ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.